nakubwiye ngo ngiye kumuryango ubu rero nawe uri kanya naje urifite naso no uraje ese ubu nawe ni ukumbwira ubaka kanya rwose urumva inzu warayifashe none hanga subira iwanyu sibyo nongeye kumuryango n'ibyo wazi ubuje nongeye kumuryango siko neza ifashe rwose uriteretse n'iki ntabwo ndi kugura sibyo wanyu ko urumva kandi usanga mu Rwanda nizeye imbwa uzanye amafaranga mwana yanjye ibi ni ibiki bibaye ibi ni ibiki ko kumva zitatu tumutwaho ukomeye singutwaza asone wowe uraje ngaho urarije n'icyo umaze kugira ubu ndekeza noneho nanze umugabo wankundaga nanze umugabo wankundaga ngo nsanze umugabo urira urimbwa ihute ndagiye none se bebe wanje kanzara kumazi ntuzane amazi nta maguru ugira yego ndafite ariko nzana amazi hano se nta mukozi tugira ku buryo njyana njye wicaye muri televiziyo mu gitondo ngo njye wongeye kukuzanira amazi ese sheri nimba naragushatse kumufasha ni ikibazo kumufasha se wabivuze kuba umukozi wawe oya ntabwo ari umukozi aha ngaha dufite umukozi yamutume cyangwa agura ugiye kuyazana nta kazi urimo aho ngaho ku buryo ari njyewe ukereza mu buryo bwiza ndetse ndi umukozi wawe mvangira undi umukozi wawe uba wabyutse wicaye aha ngaho wigize imburamukoro ujye ubwira umukozi akuzanira amazi cyangwa aguhe ibyo ukeneye kuko nicyo tumwishyurira muri uru rugo none se ubwo wowe wamufasha iki nimba utanze ariko kuba umufasha bivuze kuba umukozi wawe none se ubwo nuko kugira umukozi hari ubwo mubwiye ngo ugorope se ntabwo mbwiye ngo ngorope ariko ukuntumagiza kandi nigendeye ntukantumagize mba mfite ibyo nigiriyemo ntukanesha igihe ntacyo ushoboye muri uru rugo ntuzi guhaha ntiwakishyura inzu ntiwakishyura umukozi kubyuka wicaye wigize imbwa mu rugo gusa aseshera amafaranga yose muri ese nyago amafaranga se buriya buntu butanagurira umuntu inkweto nziza yo kwambara ni amafaranga nase kariyo mba nakore ujya nzane nako wakuye amaboko mu mufuka ugashaka ibindi byo gukora ninde uzava ikana arangiye akaguha akazi ko gukora amafaranga ukorera nta kintu atumarira muri uru rugo ntiyakwambika umuntu wigize imbwa abantu urabona kure abandi bana babanyambitse neza uri aho ngaho sinzi icyo umaze muri uru rugo nabuze isura nagufatamo aseshera hari uko mba nagize ubu utagize se ahubwo uba wagize ute ubu ushaka ngo abantu bahorere imiceri twebwe turi abakozi bo mu rugo ku buryo tugaburira kuriya umva urugo rwawe ntari igihe nzaruvamo ngiye shebuka maze wowe wari uri kumviriza hano iki ibintu byaha byose bimeze kimwe Story big my life. Ese umuntu ni iki? Ese urukundo ni iki? Ese inshuti zo ni iki? Umuntu mubana afite amafaranga yashira akagenda, umukunzi mukundana ufite amafaranga yashira akakwihakana. Ese urukundo ni amafaranga? Akenshi tugira inshuti nyinshi, cyane cyane ufite amafaranga. Ariko umaze gukena, abandi bitaga inshuti nibona ko wibeshye. ahubwo usanga abandi bitaga abanzi bawe cyangwa abantu bari aho basanzwe ari bo nshuti zawe z'ukuri. Ubuzima tuba bwa buri munsi duhura n'inshuti zitandukanye, babandi umeze neza ufite fresheri bakakwigiraho inshuti, ariko iyo umaze gukena, iyo nta mafaranga ugifite nibwo ubona ko wibeshye ku nshuti. Rimwe na rimwe njya ntekereza ko urukundo rushobora kuba ari amafaranga. Ese we waba usobanukiwe inshuti cyangwa usobanukiwe urukundo? Uzakore test umunsi umwe, wijijishe, ufate amafaranga yawe umere nkaho nawe ugifite, nyine wigira umukene. Ugenda usange za nshuti zawe nyine uzereke ko ukennye, none zidatangiye gucikaho mu gihe gitoya, nibwo uzamenya gutandukanya inshuti, amafaranga n'urukundo. cyane ni neza se? Neza. Ya numvaga mukumbuye guys. Nibatse. Umeze neza? Ya nimeze neza cyane to.
Ni karibu rero cya kigoryi cyanjye ntagihari. Cyagiye. Ubundi niwe wanjye kabisa aho yicaye aha ngaha nanjye nzi twiganirire. gusa nyine hanze hari akazuba kameze nabi kabisa. Izuba se muri iyi minsi ryacanye. Byari kubyibuha none watsinze niyo kwiga muri iyi minsi kabisa. Si wese uba wampaye keya. Kiriya kigoryi shagishoboye iki? Kagabo kagiye. Kagiye ubu ngubu kiri aho wasanga hari aho cyagiye gukora ibiyede mukanya kiraza kivugishwa. Sheri ibiki n'ibiki sheri watetse. Avanga wona uri kuri style n'iki imeze freshere zabati bimeze bite n'iki. Ara n'amagambo kwera uri muri mokasi. Mundi wowe. Tukiveho. Mundi tware ukuntu twigenza n'iki. Kariya tukamwihana nta n'impamvu n'undi yo kwiruka inyuma y'imiyaga. Ntabwo bahora wiruka inyuma y'ikintu kidafatika ubona nta vision gifite. Shawapi buriya nta kintu kirimo kabisa nta terambere yagezaho. Rero ni ukwiga indi mivuno mishya ndumva nyine aho ngaho byagura numva ntabwo wakomeza n'ubundi Bimeze bite? muri haso ni neza kabisa gusa n'izuba rimeze nabi. Rwose. Wicaye hano. ndimo ndaruhukaho gatoya. Aha ni iwanyu. Nyine njyewe ndi wa muntu ugenda turagura icupa nkamugurisha. Wabuze iki se kugira ngo utoragure amacupa? Akazi karabuze bose, akazi karabuze kabisa. Akazi kari ntabwo gutoragura amacupa. Ndabona ariko bisigaye bimeze none se ko akazi biba byaranze. Bitewe n'ahantu muzira ahantu muzi icyo aza hano imbere. Ushobora kundi kuko nyine ngenuye umwana wipfa gukikura. Ndumva muzi muri kariya gace kariya hepfo ngira. Byashoboka nimba utuyanga ushobora kuba wabuze. None byagenze bite se ko nzi ko wari umeze neza ufite umugore umeze neza? Mfite umugore ariko masha nimba wenda ari izina ngo ni umugore akaba nawe agorana ntabwo mbizi pe. Ndakora ndumva iwawe nageze kuhagera none nje hari umupepe nje kuranga mbonera amazi numva amazi kabisa. Nyine man ndakora ariko nashima ibyo nakoze nyine abayumva ngo ndimbwa ndi umuntu nyine man udafite ikintu amaze. Umugore wawe se? Abyinkoreye. Kandi ko ari umuntu mwiza cyane niba mubaniye nawe. Wenda nimba arigeze umbona hari wigeze ubona nimbana nabi. Cyane kabisa nkanjye genge mba ndibukira nyine ntabwo napfa kumenya. Wenda ntabwo wapfa kubimenya ariko masha ntako ntagira mbega nkuru uko nshoboye nibyo bindi byose uzi wenda nari mfite nabyo ngendamo nkabona agenda bijyana ngasize n'ubu sinzi ngo abasore nimbara abasore nimbara abagabo basigaye abonye yirwa mbwira ngo bandenze ngo bamugurire ibirenze by'umuha nyine manisha numva ari shida za dunia se mwana. Biragoye kabisa ubuzima sinzi nimba nzize ngo ni umugura uce hano. Nuko nari ndimo ndaruhukaho gatoya ariko ngiye guhita ngenda ariko. Ase simbona rero kari akagabo kanjye ntazi karansebya. Kumana numva ari ikibazo gikomeye cyane kabisa naho kumeze. Birakomeye pe. Nanjye mba ndi kwikatira n'iki. Ni hano kabisa bibera hano. Ngambwira amakuru yawe kabisa urumva ngewe naherukaga muri zino nce hashize igihe kabisa. Amakuru yanjye yo nta makuru ntayo. Umugore wawe yarakwigaranzuye maniga? Nanjye ubu ngubu mba nume ahubwo mba nabuze uko namugenza. Kuko sinyiryama ngo nuragatotse. Nanjye iyo nza kugira amahirwe yo kubimenya mbere nari kubivamo. Ibi ntabwo ari ibintu manisha. Ubwo nanakugira inama ngiye yo kubireka. Ngerewe nayo ngiye keje nyine urumva ngakwenda avuga ati umukobwa wese ko yicara nk'iki sinzi ukuntu ndebye neza ndakuzi tu. Nyine nuko nyine tubona nabaye. Cyaze birambaye. Abona nsariye inaha nyine tu. Uwo baby wawe man yaje ari umupeti muto yananutse byataye none nabonye yarabyibushye bya danje. Nyine man nanjye sinzi nyine kandi uranabizi ko yaje ari umuntu witonda. Bona nyine ari wa muntu ucisha make. Karansebya kaba gasa nabi ntigajya gakira reba kuntu nsa nta formule gafite. Sishirwe wase tukibanira tuzahura dukundana nta cyerekezo paka. Ariko uretse kwenda amafaranga nayo niyo cyitwana kwibana. Ariko amafaranga ngenda yafite. Man nyine nta kintu ntakoraga ngo yishime.
buri kintu cyose narakimuhaga. Noneho ngewe sinzi ukuntu agiye kugenda nkajya numva ngo weho ngo nta kintu kimariye, ngo amafaranga yawe nta n'ikintu yankorera, ngo hari abandi banyambika, ngo hari abandi nyine man ngafite abandi bamukorera ibirenze ibyo ngiye muha. Ariko kurabura se cyane mwirukana se man ukazana nanone man kwirukana umugore ntabwo ari byiza. Ubwo ibuni iki imbere bigakomeza nta mpamvu yo guheza. Rega muri kino gihe ryo man ntabwo gukubita umugore cyangwa kwirukana umugore ari ibintu bigezweho. Umuswera ndagaje. Gusa man unyihanganire ngiye nyine bitewe n'iki naragoswe n'iki. Nta kundi Senge nyinshi babyaye bisazi. Gusa man ngiye ndi wowe nkugiye inama ya danje sasa. Fata uwo mubebe wamwirukane n'ubundi yaje nta kirimo nta mafaranga afite wamwirukana ukazana undi nawe danje. Nanone kwirukana umugore man yabigaragara nabi. Nta shida man wahaguruka. Ntabwo bigaragara neza man kuvuga ngo urirukana. Ahubwo se cyabivuge neza ko ari ukuntu umugore akurusha pa nyine ahantu hose akagufata turumva. Ushobora no kumwirukana nyine man sibyo wenda urebye tugitangira akavayisi. Amafaranga si muri iyi nzu nabura amafaranga. Niyo nagurisha ibikoresho byo muri iyi nzu ko ari ibyanjye. Sinaza tukibaniza. Warabibonaga ko namurushaga amafaranga ikintu cyose. Ariko nyine ndetse n'urwego ubu ngubu tugezeho just ibintu bimwe na bimwe n'usigaye bikontorora. Urumva hari ukuntu uzanye umugore ibintu bimwe bimushyiramo ukamubwatira n'umugore wanjye binagema bikontorora yabigeramo akaba ariho nyine tuhita gushyirira hasi. Nese akazi wakoraga kagiye heye ko ufite akazi nshaka. Ariko mugani kagabo nimbwa ariko nizere ko wowe utazama nkura mugabo wanjye. Ndi umugabo ufatika uzi ko nshaka umuhanda bakandangarira. Cyashe nawe ntukabeshye ubwo ushaka kuzana ukuntu waca inyuma burarenze. Ubu abakobwa biguha gusifurwa y'intoki. Nuvanga n'abakobwa none agatima kacuramiye hano. Nubwo nekereza igitsina gore mpita niruka gusa. Ntabwo ranikiye amayira. Aya shehe oya. Hinga genda rese. Ariko nyine ubitekerezeho ndashaka kuva muri uru rugo. Nyine urebye akazi nari mfite nyine biteye bya bibazo by'umugore kuza ashaka kuntera ku kazi ibiki n'iki byagezeho nyine abona katakiri kugenda neza baranyirukana. Banyirukanye rero mu kuza nabwo nshatse urabizi kari akantu k'akabotike nashyize ahandi hepfo yo mu rugo nshatse wangoreka. Singaruka rero wagakoreraga amayi. Nyine ubwo nahise nshyiramo umugore ndamubwira ati nagenda bakoramo. Ngarutse nshaka kugira ngo nkoreremo ambera ibamba. None muracyana abana kwanza. None nabigenza gute? Shit kabisa. Namwirukana mani ntabwo natinza. Baza tukibanira. Ntari bino ufite ibiceri wasa ntari bituwe ahubwo Museshe ibintu sibishaka. Ni ngomanze mfite amafaranga menshi. Bishaka bya kabisa rumva. Oya ahubwo sinzi ukuntu wabigenza ko. Wa mukozi wa cyangwa ufite ariko. Cyangwa umukozi nawe aracyahari nawe aba yibereye aho ugenda gutyo ya. Wenda niwe gira gutya rimwe na rimwe wenda tumaze nko gutongana kaza kankaruma biraba. Rero mana akamubwira tukamugiye inama ndi umusana ariko ngewe nta gitima kibi urabona ngewe nibera hudu nta kintu njya mbura n'iki. Wewe biragaragara nubwo mbi wacu ariko ntari bitura kintu mbura sibyo. Nk'uko ukuntu tubigenza rero. Ibiceri bya danje ntabwo mufashe cyangwa iki. Ariko ndabona n'inkweto n'iki n'imyenda n'ibisazi to. Nyine urabona doni gutya ubu ngubu ni kuvuga ngo uyu munsi turi kwa kangara. Sinashyiga turi nko kuwa mbere. Turi kuwa mbere n'iminsi usigaye warayibagiwe tu. Rega none se man rega iminsi nayimenyaga nyiri mu kazi. Kwanza rero kuwa gatatu ntari buzaza ndebe turebe ikintu nagufasha sibyo. Buriya rero nyine hari ukuntu nyine uhasoringa n'iki. Mani de bigakunda cyangwa bikanga bitewe tu ariko biba byiza nyine ubundi utangira afite ikintu utangira. Ariko ntari bidaye ugiye gutangira abana nabi tukabana n'iki tukaba nyine tworoganiza nyine ibindi bintu bizima tu. Nta kibazo. Shaman nyine ubwo nta kibazo ubwo kuwa gatatu nzaza nkurebe wenda wagira gutyo ukagira n'ikintu mfasha dore nge urabona bisigaye byaranze pe. Shaman ntari bikabisa hose iyo ngo zuze gusa ndumva mu gipangu haburagamo amazi. Nagenda ukanze hano hepfo kabisa ntari tukabadirisha nabyadanje. Nta kibazo kabisa ahubwo dore ubu urakoze ndaba mbonye wenda uko ngenda nkaba mubeshye mugati ko mvuye mu kazi kuko ubu ngubu gutaha nta kindi aba mbaza nta mafaranga gusa. Sayangane mani ngewe urumva ko nifunze kuno
siko nanze kukwereka kabisa man. Nta kibazo nanjye ubwo narega nyumva ijwi nyuma nahise nkuba. Aba nshaka kwiteza imbere bazo mu karitsiye n'iki niyo mpamvu kabisa noneho nze nkuzanira amavidewo n'ari n'ibyo byari nta kibazo kabisa urabukoze. Kirakapo kiramo agategeko kabisa kunsanga na rero Nta kibazo kabisa urakoze. Ubwo tutuntu twangerekana usigemo hano n'uzana n'abindi ajya kutureba mu kanya. kore fast kabisa. ahubwo wowe mugabo n'ubundi ubona nawe nuba ari ibintu runaka wagurisha cyangwa iki wabona tukajyana wabizana tukigendera jewe nkagenda nkategura mu rugo n'iki dusuku n'iki hafi nk'organiza ibintu runaka kaza nawe unsanga mu rugo rero ntari binangi wongeye gusigara nitegura ndaza kuguhamagara ninsoza ariko nta na pressure none se karaga kabonye bifata ari cyo kavuye nta kintu yantwara. kwanza namuraze kabisa ngiye nibwo bwa mbere nabonye umugabo nyine uraho ujunje ndapfa kuvuga Yavuga se afite ijambo. Bro uvuye Shana yumvuye kabisa. bangutse kabisa. Shana ntago ari kure cyane. bangutse kabisa. Kanze ndushyira mu rugo narinze tuvugana nawe sibyo se Nta kibazo. bungurira Afite uruvugiro se rwo kuvuga. cyaze kabisa Ntabashije ntakora. hari ukuntu umuntu akwemeza nyine ukemera tu uriya nawe aramwemeje kabisa Umva. Nta kigenda pe. noneho akamwereka sasa we naribigira ukuntu byigaho n'iki n'iminota mikeya nyine ngewe reka nikoze mu rugo ngiye gufata akabari ke ubundi nabi nyine wasanga ahubwo tu sibyo Nta kibazo. ewana kandi ngiye kabisa ndabivuga ngeze mu rugo Sawa. sawa ntabwo ari ngombwa kumerekeza tu yo bro umva se urabona ko nagakwiye se ndabonye nta n'inkweto ufite ntaki nyine nuko mba nimere. sikagukwira se Ndabona kankwira ariko. yabona kagakwiye ntari bwambara n'iki kwa gatatu noneho uzandebe dupanga ibizima sibyo se Ntari wowe bwo kuwa gatatu nzakugeraho. yabana Paul musaza Nta kibazo ubwo nanjye reka njye kugurisha tuno tumari nari maze kubona ndebe ko nyure ayo umugore ataza kumerera nabi. yabana bikurikirane Costa nayo ncomotse mu kazi ndebe byari byo mana Musesheri kuko kibika kugiye. Byose birakureba. Se nimba bitanana nubwo namenya nta nugiye basi. Ngiye aho bankeneye, aho nkwiriye kuba. Ubu ngiye nabanye n'umugabo umeze nkawe. Ireba ukuntu usa. Ireba uzi ko wayangura akavumbura amashyiga. No se nago. Ibi kabutura waje ase usigaye utoragura imyanda yo mu muhanda. Usigaye utwara imyanda y'abaturage. Byagenze bite? Ndebera ukuntu usa. Ukicara ukavuga ngo uri umugabo w'umugore. Nine irebe ubone kugira icyo uvuga. Reba ukusa. Urabona ngiye nkwiranye nawe. Uri kubona nkwiranye nawe? Nakazi. Nakazi. Ubusuki yanga. None se Umva! Vimbere ngiye ntabwo uru rugo rwari nakubwiye ngo hari umunsi umwe nzarugusigira uwo munsi wageze. Nose nta. Ndambiwe kubana n'umugabo udashobotse, ndambiwe kubana n'umugabo w'imbwa babarira. Reka tubiganire. Tubiganire iki? Ntubashije kungurira inkweto. Nta mwenda wawe nzi. Ntiwangurira n'amavuta yo kwisiga. Ariko ngo tubiganire, tuganire iki? Tuganire iki nirwa n'icigwa n'inzara muri uru. Ni iki ngiye nkwiye kuganira nawe? Niba uri umugabo utangurira urukweto rwiza nk'abandi bagore, ukaba utamahira igitenge cyiza nk'abandi bagore, ndahangaha muri urugo mariki. Inzara yenda kwicura umuntu aha, ese ubu noneho uvuye gutoragura ibicupa bya hehera. Ko mbona abanyangu uvuye wikorera imyanda y'abaturage bose muri iki gihugu. Sheri. Watuje. Sheri iki? Ni nakubwiye ko hari imitomo iz'umuntu inzara yamwishe. Asero wabura. Hari igihe urya bikaba ko nawe utariye. Ubugari bwa buri munsi. Basi yangana.
nihangana ariko iki basi ndaguha imyaka maze nihanganye ntabwo ihagije reka nguhe amafaranga bizagenda neza imyaka 10-15 irashize nyine basi reka nguhe amafaranga mvuye gukora ukoreye se uzanya ngahe noneho mutwarera ubuzanye miliyonera mbimenye mvuge ko utugiye guhindura ubuzima nta hantu nari nkoze ikiraka cy'ibihumbi 5 baba bamaye 3 ngo 2 bashobora kuyamo nimugoroba ngo 5 ariko mana we ngaho yama nta kibazo reka nyaguye kuri telefone ho bayanyishyuye yaje she twonda dutsindiye nyine ngiye kutugira tike umva ndakubwiye ngo narambi ubu nasinye ndambaye ko hano umugabo w'imbwa nkawe urabeho see you amafaranga nakoreye ndamu buri kimwe cyose nditanga nakumva nagize none ndabigenza amafaranga yatwaye so umukozi we none yagiye teta nawe se yahukanye bazi mumenye ko umukozi n'umugore bose bagendeye umunsi gengeye nagiye gusoko umusize ahangaha ariko yaravuye koga ariko nyine yajose yari hano sinzi nyine tuyagiye numbaze ngo yagiye nusurabona ese ko muri televiziyo ntayo n'amashini byose ntabyo ibintu byose byo mu nzu byagiye nise yakubwiyeho yagiye kandi nyine numva byose yabitwaye ntabwo nzi nyine ngo yagiye reka nze mbanze mbike hanze nzingire neza none se ngo byagenze terega mbonye wihebye byakurenze mana yanjye nese ntabwo mwabivuganyeho abyore nyine njye nabyutse mu gitondo nyine njya mu kazi guhiga ndabizi gusa njyewe yaje ajya muri dushe nasize avuye muri dushe ariko nasize hano hari umugabo wari uhari bari bari kumwe ndasinzi niba ari inshuti ye bakorana simbizi pe gusa hano yari ahari sinzi niba waje wamusanga wowe wamubonye njye naje nkiva mu kazi nyine nari naje dukubitana ageze gutya mu muryango arimo arasohoka none ndumase ugiye ati njye ntabwo nyine ngo ntabwo mbishoboye ngo ndagiye ngo uribwa nyine nanjye yambwiye ibintu nawe ubwanjye natekereza n'amafaranga nari mvuye gukorera ndamubwira ati nta kibazo basi reka nyaguhe twicare tubiganire arambwira ati nta kibazo ngira ngo basi wenda nemara kuyamuha arahita nyine yumva basi aze tuganire wenda basi mba n'ikibazo mfite ngikosora arangije ahita ambwira ngo ahubwo ngo nakoze ngo nitike muhanga none se urabizi n'ubundi nabonaga uburyo gusuzugura wenda ntabwo nzi impamvu nawe ntabwo uzi ariko ibyo ari byose hari ikintu kibyihishe inyuma rero niyo mpamvu wowe niba biriya byabayeho sibyo ndabizi biri kugutesha umutwe wahangayitse uri usubiye inyuma cyane gusubira inyuma ariko buri bintu ntibishakwa wikwiheba wumve nyine umeze neza pe wikwiheba n'ibindi byose bizaga kuba bibonye uzabona n'ibindi birenze sibyo hasha sinzi nyine nanjye usinzi aho ubuzima buri kunganisha ubwo se ko mbona nyine urabona amafaranga nari nakoreye uyu munsi ntayo ngifite urabona na hano
umeze nkaho nta kintu nsigaranye we kuguhemba no kugukoresha bizagenda njyewe rero bitewe n'uko ibintu byose nabibona narabibonaga kandi wowe nta ruhare wabigizemo sibyo njyewe buriya komeme njyewe nanakihangana pe nakihangana njyewe nta kibazo nakihangana igihe cyose mwayabonera nta kibazo mwayama ariko nta gitutu ahubwo wenda niba ubona no mu nzu ntako bimeze hari udufaranga mama yari yanyohereje two kwifashisha ko murabizi ko mutari mubizi kumpemba wenda natuguha twaba tutwifashisha n'iminsi ikaba yicana mwazatubona mukazatunyishyura nta kibazo nta kibazo kabisa waba ukoze kuko nyine nanjye ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye gushakisha nanone akandi kazi urabizi akambere bakanyirukanye kubera umugore bashakisha akandi kazi ndebe ko nagaruka mu murongo muzima w'abandi noneho ubundi ndafite amafaranga yaranze yabona nkahita njya kwishyura ntacyo kabisa uraba ukoze kwigomwa amafaranga bari baguhaye ukayamagana nta kibazo kuko nyine ubu sinzi nyine nihebye ubu sinzi ngo oya wizeye Oh, you feeling sturdy, huh? Shake it, shake it, shake it. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Mike and Mary, Mike and Mary. Billie Jean, Billie Jean. Yo, imeze bite se? neza Ni neza se? Yabana, bari umukobwa nje kuyana arahari se? arahari Ko mushaka se wamunda buri. mwese mwaje mu nzu Wapi kabisa ntago ninda ya mahudu n'iki. Ndimo nshaka ko bamenya kabisa. reka mubwire Muraboye kabisa wansanga. Abangukase ntabwo ngiye ninda nyine n'iki arabanguka ntagatinda kabisa bihangane n'iki nyine ngiye ntabwo nshaka kurebana n'abantu n'iki njye bita kwishura kabisa nta kibazo araje mwari murabure mwari wabona ko mwari nshaka kugira meze bite umuhungu wanjye ni neza kabisa biragenda se gake gake ndebe ukonje se mwana n'ubu se ntabwo biracamo noneho wahora n'iki ntabwo byacamo noneho cya gihe ngireho gutya nyitaha nyine nsanga yapakiye ngaragiye ahubwo ku kantu niko karenze n'uba yaragiye nta kintu agutwaye nibyo birenze n'ubundi yagomba gukora nyine nanjye icyiza byari kugenda nta kintu atwaye none ikibazo ni ikihe inzu yose wagira ngo nyine ni nk'uko wakunda umuntu aba yujuje inzu nshyashya nta kintu kirimo yarakwibye se ntabwo ari ukunywa kuko ntitwahuye agenda apakiye ibikapu narinjira mu nzu ngeze nsanga nta kintu na kimwe kirimo uri birarutana to ndabona ufite freshe kurenza uko bimeze mbere wenda n'abanakwibye n'iki ariko nyine wenda urebye ubu ngubu birimo biragenda biza gake gake wa mukobwa wanjye aracyari urabonye waje kukwakira niwe ubu ngubu turi kwibanira mu Musanze hano niwe wanyakiye kabisa rero niyo turi kubanamo hano ewana nyine hano aboro mbonye hari ukuntu waceremba n'iki wana urumva nyine nakubitije burira n'iki nkahura n'abakobwa tuziranye ariko wari wapfa gushona se gutya ntabwo wapfa kukumenya kabisa uba wababoneye umuti urumva ngiye nk'umuntu wa n'iki ndavuga ati akajya kureba uriya mukobwa ndebe uko ameze kandi nabonye nyine byari bimeze nabi kabisa rero ni ukuvuga ngo mani ndabizi ngiye mbahudu nyine mbakwa neza nagiye tumeze neza dufite fresheri buri kimwe n'iki ariko mani ngiye nakwenda avuga turiya mukobwa ndumva muzi zamani kandi nabonye ubuzima bwarabaye bubi namufasha habaye ikibazo pe noneho mani ubwo se ko batakwakiriye oya mani ngiye ndi kuguruka uri muri yota
Kana yigeze niba abafana banjye bansanze hano ubwo byumva byagenda byaba ari ikibazo pe. sasa rero ngira ko nimero nari mushyiraho akajana na bitanu nari n'ibindi iriho n'iki reba ukuntu Shaka bisa urabukoze yandika 0 8 8 4 5 kabisa urabukoze kabisa sha urabukoze kuko nyine urebye ikibazo ijana na bitanu mwana urebe ibyari byo nyine yo kuntu wacira ikibazo narindimo nyine ubwo ngubu ni wowe nizamfashe nyine mbona amafaranga kuko ibintu nkore ngomba kuzabikwishyura nta gitima cy'umusaza cy'abantu urakoze kabisa mba nkurengeje irembo ariko reka oya nari umwana yiteho fresh kabisa ibihumbi 100 ntabwo narenze ko kuri isi yakira abantu bateye kuri ngo bishyana sukwedi 100 cyazi uramuntu Imana izajya imumugisha kuko ibi bihankuyemo ntabwo narenze ko nawe bwazabibyikuremo. Ese noneho ko mbona mwishimye byagenze biti? Sorry. Mbese umeze neza? Meze neza birenze uko ubitekereza. Nta kibazo ufite? We ntabwo wabyumva meze neza. Si ureba uriya muhungu uje ukunye. Amuri ibintu nanjye ubwanjye ubu sindi kubyiyumvisha. Weho reba umuntu sibyo uguha amafaranga 100 nta kintu umuguze nta kintu agukeneyeho mbega ari nta na kimwe tukubwira ngo ufata amafaranga. Ese uguha? Ubu urabifite? Na n'ubu ntabwo ndi kubyumvisha. Ese ufite 100 byose? Ubu ntabwo ndi kubyumvisha. Ndimo ndumva meze nk'umuntu uri kuroba. Ndi kumva ntazi uburyo meze. Nimba ndi kurota nimba yishimye ku buryo utamenya. Ibihumbi 100. Ibihumbi 105. Urabifite? Ndayafite. Ubu byunze mu ndayafite. Imana ndishimye ku buryo utamenya. Ndishimye cyane byibura Imana ikoze igitangaza. Ubu nyine ubu nari nagiye no kwibaza se ubu ngubu amafaranga wangurije nzayakwishyura gute. Nari maze amezi 2 narishyuye. 2 yose? Sha nyine 2 urabizi ko yagiye nta mafaranga mfite urumva yarari mu kwezi nuko nguko nari mazemo. Rero urumva ngiye kubanza biragabanutse ko ngiye kubanza nishyureho inzu ubwo se wari uri mu duke ari inyuma. Sha nyine ndimo noza ibyombo ahubwo reka mbanze bisoze. Nta kibazo we banza ubisoze. Banza ubisoze noneho tuzaguhe n'amafaranga ugenda ureba utuntu two guteka noneho ubundi turaza gusubira. Hari ikibazo? Oya nta kibazo. Aza ngabanza ugende utegure ariyo mu gikoni. Yego. Biteze. Nuse ko wice igize gatebe hepfo. Nuse urabona bimeze biteze. Nta kibazo. Biragenda. Ikintu ndonja kubwira. Ndateze amatwi. Nyine urabona tumaranye hafi amezi agera muri 2 nimba atanarenga sibyo? Nyine mu mezi 2 twabanye niwe muntu wenda wambaye hafi mu bibazo nagize urabizi niwe muntu twari turi kumwe mbega ubuzima bwose nciyemo muri ibi bihe niwe muntu wari undi hafi sibyo? Just nyine mpamvu numvishe muri amezi numvishe sinzi ukuntu nyine muri njye nsigaye mufata bitandukanye nyine teta sibyo nuko nabikubwiye just nshaka nyine kwicaza ngaganira nawe tukavuga
rero nyine urabona muri kino gihe tumaranye amezi arenga 2 n'igice gutyo wambaye hafi urabizi rimwe na rimwe njye na madamu wanjye twajyaga tugira gutya tugashwana sometimes akaba ari wowe uza nyine ukankansoringa cyangwa se wenda icyo umusabye akinyi ukambwira atakira ya nyine ni ibintu birenze pe kugira ngo wenda mbone umuntu nawe tubana igihe kingana cy'amezi arenga 2 kandi witwa ngo uri umukozi ntaguhemba just wowe unyitaho gutyo gusa nyine mani ibintu biba bikomeye cyane sibyo niyo mpamvu rero nyine yego wenda ikintu cyo kubwisha kuba gikomeye ariko nanone ntabwo ari cyane ariko wenda niba hari aho nakoresheje mumbabarire pe niba naritwaye nabi ni ukuri mumbabarire ntabwo bizongera oya ntabwo ari kwitwara nabi ubwo nyine nako kugira ngo mbikubwire reka duhinduranye yicara kugira ngo mbikubwire mureba neza aricyo bitwaye right now ntabwo uri kumbona neza oya nyine just ndashaka ko wicara hano njye kandi yicara hano okay nta kibazo ikintu njye nimba nshaka kukubwira sibyo ndashaka kukubwira ko urabona tubanye igihe kinini wenda umaze kumenya sibyo birenze nyine bitangiye ndagukunda really urankunda wowe njyewe ndagukunda boss uri kuvugisha ukuri oya winyita boss sibyo kuko wowe nyine wambereye umuntu urenze kuba nabandi boss wawe sibyo wenda wanyita Dave sibyo cyangwa ukajya unyita Sheri nta kibazo ntabwo ndi kubyumva neza bana yanjye oya basi mbwira ko ndi mu nzozi pe ntabwo ndi kubyumva kuri njye nuko ngukunda cyangwa ndaryamye ntabwo ndi kubyumva njyewe n'ibiki utari kumva wowe urankunda njyewe ndagukunda sibyo bana yanjye nshobora kuba ndi kurota pe ntabwo ndi ujye nagaruka niko kuri nyine niko kuri kwanjye boss uri gutera brage uri ku braga nanjye sinabikubwiye winyita boss sibyo okay Dave reka kumbeshya basi sibyo ujye ntabwo ngende kukubeshya nuko urumva ntabwo nkwamagaye nkakwicaza ndi kukubeshya wenda birashobora kuba warabuze umuntu muganira akavuga uti reka ikiganiro biraba ntabwo nazana iki kiganiro ikiganiro cyo kiri seri sibyo ntabwo uri kumbeshya ntabwo ndi kukubeshya kandi niko kuri urakoze cyane uzima mu bikubwiye nuko nanjye ntakubeshye wenda uretse ko nyirashyiragamo akantu k'ubwoba ko uyu wari boss wanjye pe nanjye naragukundaga yego seri Basi ko icyo utari warabimbwe cyangwa se ngo ubinyereke nyine yabo yarabizi aho ugomba kuzamo icyubahiro tuba dutandukanye wowe rwose njye ndi umukozi ako just nawe nyine ntabwo uzongera kumbwira ngo ndi umukozi ngo uri boss ngo ndi umukozi nyine ibintu nk'ibyo just ngubu ndi David nawe ukaba Teta sibyo ngaho ngera umwanya none baby urukundo ntabwo uzongera kurara wenyine mu cyumba cy'abakozi ugiye kugenda ugira utuntu wimura nyine uzujya gutunganya mu cyumba cyanjye wahakoremo nyine wahakore neza dore n'ubundi ntabwo nemeza iminsi ntabwo nta kibazo nta kibazo ubwanjye ndatunganya ndakubwira ntuzongere kungarukira hano sibyo ubu rero nawe uriteruye akakanya naje uriteretse nase niwe uraje ariko ese mwabaye ese ubu nawe ni ukumbwiye ubu aka kanya rwose urumva inzu warayifashe none ahangaha subira iwanyu sibyo nongeye kungarukira mu nzu kadaserera n'ibyo unywaze ndakubuje nongeye kungarukira mu nzu siko bimeze abantu bibisi wese rwose uriteretse n'iki ariko mana ko ntabwo ndi kuburaga sibyo iwanyu kwa nyoko urumva cyangwa usanga mugabo ataye nizeye imbwa uzanye amafaranga mana yanjye kuko ibi ni ibiki bibayeho imyenda yawe wayibonye se ibi ni ibiki bibayeho komeza mwana ko umva se fata utuntu twawe ukomeze singutu twaza nta soni wowe uraje ngaho uraribye n'icyo urumva umaze kubyibuha ubu nderekeza noneho nanze umugabo wankundaga nanze umugabo wankundaga ngo nsanze umugabo urorera uribwa ko cyangwa usanga wa mugabo soni wowe ihute
nzagukumbura. Nanjye nzagukumbura mwana sibyo kandi nzagaruka vuba. Uzagaruke vuba mama ntabwo njya mwizera. Iyo utamwizera se Hari ibintu ugomba kumwizera sibyo. Hari ibintu ajya nkorera nanjye nkabonana hanze. Ibiki mwana ugomba kumwizera sibyo. Akuzajya umvugisha kuri telefone. Nzaza ngerageza nguvugishe sibyo aricyo bitwaye. Hangana ari papa wawe nyine uranagiye gushaka amafaranga ariko gusa buriya nazo zakuzanira kandi ntabwo bizi mama pe. Muragiye se mbere muturanyi mwiza cyane. Imana ibarinde ubwo akazi keza kandi ugendane n'Imana. Ubu nzasigarana nawe.